Hello everyone and welcome back here. I hope every one of you is doing great. Nizere yuko buri muntu wese ameze neza. Ubusanzwe kuri ino channel twiga ururimi rw'icyongereza, ariko muri ino video y'uyu munsi ngiye kubereka uburyo butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo umenye kuvuga ururimi rwo rwose vuba kandi fluently. Turaza kwifashisha ubushakashatsi ndetse na speech y'umugabo witwa Jack Ma. Ni umugabo w'umushinwa, umwe mu bakire cyane bakora ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Niwe nyiri Alibaba. Ariko mbere yuko aba businessman yinjira muri business, yabanje kuba umwarimu w'icyongereza ndetse yanakigishije muri imwe muri universities zo muri China, imwe muri kaminuza zo mu Bushinwa. Rero tugiye kwifashisha ikiganiro cye, inama tugira uburyo yamenye icyongereza ndetse nuko atubwira nawe ushobora kumenya icyongereza, ariko ibyo ari butubwire ushobora kubyifashisha igihe uri kwiga ururimi rwawe rwose. So this is your teacher Rugwiro Honoré. Don't go anywhere. Ni mwarimu wanyu Rugwiro Honoré, rero utaza kugira aho ujya. Ibyo mbabwira nubwo mbihuza n'ubushakashatsi bwa Jack Ma, ariko nanjye ndi umwarimu w'icyongereza, ni nabyo nize muri kaminuza. Rero mbihuza n'ubushakashatsi bw'abantu batandukanye, ariko na experience yanjye mu kwigisha icyongereza ndetse nkanabihuza n'ibyo nize. So this is what we are going to be doing. Ndaza kugenda mbasobanurira ijambo kurindi ku bintu Jack Ma yavuze, uburyo ushobora kwiga ururimi rushyashya kandi ukarumenya neza. Tugiye gukoresha rero speech ye, yatangiye avuga ngo hello everyone, welcome to the Book of Motivation channel. Ndabasuhuje, ntuje umuntu wari wese, urakaza neza kuri Book of Motivation channel. Ubwo ngubwo hano nge ndababwira yuko ndabaha ikaze kuri channel yanjye kuri English with Rugwiro. Yakomeje avuga ati I'm very excited to talk to you today because what I'm about to share with you is something that completely changed my life. Ati nishimiye kuvugana namwe bitewe nuko ibintu ngiye kubabwira ni ibintu byahinduye ubuzima bwanjye ku buryo budasanzwe. And I believe it can change yours too. Ati kandi nizera yuko bishobora no guhindura ubuzima bwawe. It's not just about learning a language. Ati ntabwo ari ukwiga ururimi gusa. It's about changing your minds. Ati n'uburyo bwo guhindura imitekerereze yawe, your habits and your future, imigirire yawe ndetse n'ejo hazaza hawe. Reka turebe rero ibyo Jack Ma aduhishiye. When I was young, I was not good at English. Ati nkiri mutoya ntabwo mu by'ukuri nari nzi ururimi rw'icyongereza. I failed many times in school. Ati ku ishuri natsindwaga buri gihe, natsindwaga buri munsi, and was rejected for jobs. Ati nagiye nimwa n'akazi bitewe no kutamenya icyongereza because I couldn't speak well. Bitewe nuko ntashoboraga kuvuga neza. People even laughed at me. Ati abantu bajyaga banseka, but I realized English is a bridge to connect with the world. Ati ariko naje kumenya yuko icyongereza burya ari ikiraro kigufasha kwihuza n'isi, a bridge to connect to the world. Here are the 5 methods to help you speak English with confidence and power. Ati hano rero bafite uburyo butanu bushobora kugufasha kuvuga icyongereza wifitiye icyizere and with power, ndetse n'imbaraga zidasanzwe n'ububasha budasanzwe. Method 1, ati uburyo bwa mbere, listen every day, train your ear. Tijya wumva buri munsi, toza ugutwi kwawe. Listening is the first key to learning English. Ati kuvuga nirwo rufunguzo rwa mbere rwakugeza ahantu hitwa kuvuga ururimi rw'icyongereza. Ubwo nawe niba uri kwiga urundi rurimi, waba uri kwiga Spanish, waba uri kwiga German, waba uri kwiga Italian, waba uri kwiga Swahili, I literally don't mind. Aho uri bwumve hose icyongereza nawe hashyire ururimi rwawe, kuko muri linguistics niga ndimi, uburyo bwo kwiga indimi buba rwose ari uburyo busa. Jack Ma rero arakomeza tubwira ati you can't speak what you don't hear. Ati ntabwo wavuga ibintu udashobora kubyumva. When I was young, I listened to English radio. Ati nkiri mutoya nakundaga kumva amaradiyo avuga mu rurimi rw'icyongereza, news and songs every morning and night. Ati nkumva amakuru, ati nkumva ndetse n'indirimbo igitondo ndetse na buri joro. Even if I didn't understand everything, ati nubwo buri kintu cyose ntashoboraga kucyumva, ati nubwo rwose buri kintu cyose ntashoboraga kucyumva, I let my brain get used to the rhythm and tone. Ati natumaga rwose ubwonko bwanjye bumenyera ku buryo abantu bavuga ururimi rw'icyongereza, rhythm barujyana gute, ese tone bayijyana gute, iyo bishimye iyo bababaye ibyo bintu babikora gute. Nubwo buryo rero trainingaga ubwonko bwe. Jack Ma arakomeza atubwira mu by'ukuri uburyo bwinshi butandukanye yagiye akoresha. Advice, ati inama,
Make English background music for your brain. Ati fata icyongereza ukigire ka kaziki k'inyuma mu bwonko bwawe. Background music ni nka kwa kundi umuntu aba ari gukora ikiganiro ariko kumva akaziki karimo inyuma. That is the background. Niyo nama rero ari kutugira. Listen while you cook, work or sleep. Ati jya wumva waba uri guteka, waba uri kugenda cyangwa n'igihe cyose waba uryamye gifata icyongereza ube uri kucyumva. Start with short podcast or stories for children. Ati tangirira ku biganiro bitoya cyangwa utangirire no kuri stories ku dukuru tw'abana. Your brain will naturally start to remember patterns and pronunciations. Ati ubwonko bwawe buzajya bugenda bushobora kugenda bwibuka ibyo bintu ndetse bunibuke pronunciation, uburyo abantu bavuga urwo rurimi rw'icyongereza. Method 2. Ati uburyo bwa kabiri, speak without fear. Ati jya uvuga nta bwoba ufite. Speak without fear. Don't wait to be perfect. Ati ntuzigere na rimwe utegereza kubanza kuba nta makemwa mu kuvuga kugira ngo utangire kuvuga. Mu by'ukuri tangira ukoreshe ibyo umaze kumenya. Many people never become fluent because they are afraid of making mistakes or being laughed at. Ati abantu benshi bananirwa no kuba fluent, ntago babasha kuvuga ururimi neza bitewe nuko bagira ubwoba bwo gukora amakosa ndetse bakagira n'ubwoba bwo gusekwa. Yes, that is what is making people unable to speak a language, any language actually. Perfection is not the goal. Ati kuba nta makemwa ntabwo ariyo ntego hano ibihari. Progress is, ahubwo izo mbaraga ukoresha ukuntu ukomeza wiga niyo ntego. I used to practice by talking to foreigners every morning. Ati jewe nigeze kujya niga kuvuga icyongereza nganira n'abantu bo hanze buri gitondo, every morning. Even when they laughed at my pronunciation. Ati ndetse n'igihe bajyaga baseka pronunciation yanjye, baseka uburyo mvuga, they also corrected and encouraged me. Ati nubwo rwose bajyaga banseka bagaseka uburyo ndi kuvuga, ati ariko byanabafashaga nanjye bikamfasha kuba bankosora. They also corrected me. Advice. Ati hano rero inama nabagira, speaking is like learning to swim. Ati kuvuga ni nko kwiga kuvuga, ni nko kwiga koga mu mazi, like swimming. You have to jump into the water. Ati ugomba gusimbuka ukajya mu mazi. Talk to yourself in the mirror. Ati fata mirror, fata indorerwamo wivugishe. Record yourself. Record your voice. I-recording ifata amajwi. Or join English clubs. Cyangwa ujye muri English clubs. Muri clubs zivuga ururimi rw'icyongereza, ubwo nawe ugenda mu rurimi rwawe kwiga. If you are making mistakes, it means you are learning. Ati niba uri gukora amakosa, ibyo bisobanuye yuko uri kwiga. Ntukagire ubwoba bwo gukora amakosa aho waba uri hose. So don't be afraid of making mistakes. This is the advice from Jack Ma. Method 3. Uburyo bwa gatatu, read every day. Uburyo bwa gatatu Jack Ma tugiramo inama ari kutubwira ati jya usoma buri munsi. Feed your mind. Gaburira ubwonko bwawe. Reading expands your vocabulary and shows you how people think in English. Ati gusoma bituma wagura vocabularies zawe, byagura amagambo mashyashya mu mutwe wawe. Ikindi kandi ari kutubwira ati kandi bikanakwereka uburyo abantu batekereza mu rurimi rw'icyongereza. Uko ugenda usoma umenya imitekerereze y'abantu, ese batekereza gute mu rurimi rw'icyongereza. I read everything I could find. Ati jewe nasomaga buri kintu cyose cyashoboraga kunza imbere. Ikintu cyose cyashoboraga kunza imbere naragisomaga. Reading expands your vocabulary and shows you how people think in English. Ati gusoma bituma wagura amagambo, umenya amagambo menshi ndetse ukanasobanukirwa uburyo abantu batekereza mu rurimi rw'icyongereza cyangwa urwo rurimi rwawe rundi uri kwiga. I read everything I could find. Ati jewe nasomaga buri kintu cyose cyanzaga hafi. Newspapers, magazines and street signs. Ati bya binyamakuru byose narasomaga, ibimenyetso byo ku muhanda byose nashoboraga kubisoma kugira ngo ngaburire ubwonko bwanjye. Don't just read silently, read aloud. Ati igihe uri gusoma, jya usoma uvuga cyane, soma uvuga kuko bizajya bitraininga umunwa wawe kumenya uko ibintu bivugwa, bifatanye n'uburyo uri kumva ndetse binihuze na brain. This is the advice from Jack. Ati ibyo ngibyo bizatuma wabasha kumenya nyine pronunciation ndetse n'uburyo utwara ururimi rwawe at once. Ati kandi ibyo byose ubikorere rimwe. Even 10 minutes a day is powerful. Ati niyo yaba ari iminota 10 ku munsi ifite agaciro gakomeye cyane. Start with simple books and enjoy the process.
ati tangirana n'udutabo dutoya, ati tangirana n'udutabo dutoya hanyuma uryoherwe na process, uryoherwe n'icyo gikorwa mu by'ukuri urimo gukora. Method 4, write to express not to impress. Ati jya wandika ariko wandikire gusohora ibitekerezo byawe apana kwemeza abantu. This is the method 2. Ubwo tugeze ku nama yo kwandika. Writing is a mirror of your thinking. Ati kwandika ni indorerwamo y'ubwonko bwawe. It helps you organize your ideas and see what you need to improve. Ati bituma ubasha kuorganizinga ibitekerezo byawe ndetse ukanamenya ibyo ugomba kuimprovinga. Mu by'ukuri ni ibiki ugomba gushyiramo imbaraga. Iyo ugenda wandika umenya ufite amakosa ndetse ukanamenya aho mu by'ukuri ugomba gushyiramo imbaraga. Write 5 simple sentences every day about your day. Ati jya wandika byibuze interuro 5 zoroheje usobanura ku bijyanye n'umunsi wawe. Umunsi wawe wagenze gute? Your dreams or your feelings, yaba ari inzozi zawe ndetse n'uburyo wiyumva, byose ni ibintu ushobora kwandikaho mu nteruro ntoya. According to Jack Ma, don't worry about perfect grammar. Ati ntukagire ubwoba bw'uko grammar yawe cyangwa ikibonezamvugo cyawe uburyo wandika bitameze neza 100%. Focus on expressing yourself. Ati jya uharanira wowe kuvuga ibikurimo. Simple is powerful. Ati bikeya burya biba biri powerful, biba byifitemo imbaraga nyinshi. Wirisuzugura ngo nuko kwandika ibintu bikeya bifite imbaraga nyinshi. When you think in English to write, speaking becomes much easier. Ati iyo uri gutekereza mu cyongereza kugira ngo wandike no kuvuga birangira bikoroheye. Method 5, never give up, make it part of your life. Uburyo bwa gatanu Jack Ma tugiramo inama kutubwira ati ntugacike intege ahubwo bigire kimwe mu bice bigize ubuzima bwawe. This is the most important method. Ati ubu ni bwo buryo noneho bw'ingenzi kuruta n'ubundi bwose nababwiye. Learning English is not always easy. Ati kwiga icyongereza ntabwo iteka ryose bihora byoroshye. It can be boring or frustrating. Ati ndabizi birarambirana bikaba byanakurambira ndetse ukumva bitangiye no kukubihira. When I was rejected by KFC and failed exams, I didn't give up. Ati ariko nanjye igihe najyaga gusaba akazi muri KFC bakakanyima, n'igihe nakoze ibizamini byo kugira ngo ninjire muri kaminuza bakanga kunyemera, ntabwo nigeze ncika intege. Niyo nama rero kutugira yuko tutacika intege. Niyo waba ubona uri muri kwiga ruri kuba boring, ruri kukurambira cyangwa ruri kuba frustrating, nta mpamvu ni nimwe ufite yo kuba wacika intege. Ngira ngo Jack Ma ari kubitubwira bitewe nuko nawe ibi byamubayeho. Yigeze kujya gusaba akazi muri KFC barakamwima, ndetse yigeze no gukora ibizamini bibiri agira ngo ajye muri kaminuza yashakaga, ariko aba rejected ntibamufata. Ariko ibyo byose ntabwo byatumye acika intege. Make English your friend, not your fear. Ati rero fata icyongereza ukigira inshuti yawe, ukigira umuterabwoba kuri wowe. Watch movies, follow English speakers on YouTube. Ati jya ureba movie, ureba amafilimi, ureba abantu bavuga icyongereza kuri YouTube, and think in English while you work. Ati kandi ujye unatekereza mu cyongereza igihe urimo uragenda, igihe urimo urigendera. It's not about how fast you go, it's about not stopping. Ati cy'ingenzi ntabwo ari uburyo wihuta cyane n'uburyo ukimenya vuba vuba. Ati ahubwo igifite agaciro ni ukudahagarara, ni ukudacika intege. English changed my life by helping me see the world in a new way. Ati icyongereza cyamfashije guhindura ubuzima bwanjye kuko cyatumye mbasha kubona isi mu buryo bushyashya. A baby doesn't work perfectly the first day. Ati umwana ntabwo ajya agenda neza atera intambwe nziza ku buryo buri perfect ku munsi wa mbere. They fall and stand back. Ati baragwa ariko bakongera bagahaguruka. Umwana nuko nguko yiga. You must do the same. Ati nawe rero nuko nguko ugomba kubikora ibyo uri kwiga ururimi. Uragwa ugatsikira ariko ugomba kwitoza kubyuka ugakomeza. Don't compare yourself with others, compare yourself with who you are yesterday. Ati ntukigereranye n'abandi ahubwo jya wigereranya n'uwo wari we ejo. If you are better than yesterday, you are winning. Niba uri mwiza uyu munsi kuruta uwo wari uri we ejo, urimo gutsinda. This is according to Jack Ma. Start today because the world is waiting to hear your voice in English. Ati tangira uyu munsi kubera yuko isi itegereje kumva ijwi ryawe mu cyongereza. Izo rero ni zimwe mu nama za Jack Ma. Ni bimwe mu byo Jack Ma tugiramo inama z'uburyo wabasha kuvuga icyongereza. Anyways, kora subscribe, like
ndetse utere comment ino video ndetse isharinge abandi bantu tekereza ko bakeneye izi nama nk'izi ngizi zabafasha kuba bakiga icyongereza. Abashaka kwiga online, don't hesitate to text me on WhatsApp. Abashaka kwiga icyongereza online, mwibuke kunyandikira kuri WhatsApp, hanyuma turebe uburyo ushobora gutangira kwiga aho uri hose, waba uri muri USA, Canada, Africa, Asia, Australia, any part of the world. Munyandikire hanyuma turebe uburyo ushobora gutangira kwiga icyongereza cyawe. Mujye kuri no channel mureba amasomo atandukanye y'icyongereza niyo twibandaho hano mu buzima bw'ino channel bwa buri munsi. See you next time. Hope to meet you again. Bye bye.